So nongeye kuba ikaze hano kuri Mukiga Empire. Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, kora subscribe ubundi dukomezanye tugendana mu biganiro byose binyuze kuri iyi channel. Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ukaba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe, kuko iyi niyo channel ugiye kuzukurikirana ibiganiro byose bya filime yacu bise Ibanga. Ese uko ubonye filime yacu Ibanga episode ya 48 wayibonye ute? Episode ya 48 uko yarangiye, nimba wayirebye wabonye byarangiye ute? Ese Niyore yatangiye ari kumwe na Nyambo? Twese tugira ngo koko ari kumwe na Nyambo bya nyabyo, ariko byarangiye Niyore arimo kurota. Ese koko Niyore, wowe uko wayibonye wabonye Niyore koko ntuyaba ari byo yarabameze ute? Ariko disi filime yacu Niyore yarangiye kuko arimo kurota ari inzozi arimo. Koko baca umugani mu Kinyarwanda ngo umushonje arota arya. Ese koko Niyore ubona urukundo akunda Nyambo ruzamukundira ko bakomezanya? Ese niba uri umukunzi w'Ibanga, ukaba ukunda Ibanga cyane, ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, aho urumva utarasigaye? Kora subscribe niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ubundi buri kiganiro cyose gisohotse ujye ukibona utarinze waruha. Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ndagushishikariza gukora subscribe ugasharinga kuri bagenzi bawe. Ese tugarutse kuri filime yacu Ibanga, filime yacu Ibanga uyibona ute? Ese episode ya 48 wayibonye ute? Ese ukuntu wayibonye yagushimishije? Ese episode ya 48 uko yagenze niko wabishakaga? Ese episode ya 48 ikintu wabonyemo kikakubabaza cyangwa se kikagushimisha ni ikihe? Ese episode ya 48 yacu ya filime yacu Ibanga, akantu wabonye ukabona ako kantu ni keza ni akahe? Ese episode ya 49 ya filime yacu Ibanga, ibintu witezemo ni ibihe? Ese episode ya 49 yacu Ibanga urabona biraza kugenda bite? Ese mubona gwa mugani muhungu wacu Kiramani wahuye na Yves akamwita ngo ni Niyore, naza kumenya ko Kiramani avukana na Niyore, murabona biriya bintu bizagenda bite? Ese kwa mugani mwebwe iyo mutekereje neza murabona kuko Yves atazabwira Kiramani ko Niyore yazareka Nyambo bagakomezanya? Ese murabona ko kwa mugani Yves we ukuntu akunda Nyambo biriya bintu murabona bizashoboka? Ese Niyore murabona rwa rukundo rwe na Nyambo ruzamuhira, cyangwa se ni hahandi bavuze ngo ni ukwisumbukuruza? Ese mubona filime yacu Ibanga ahantu igeze ariho mwari mushaka kigera, cyangwa se murabona ukuntu filime yacu Ibanga ukuntu imeze ariko mwashakaga kugira ngo ibagereho? Ese filime yacu Ibanga wumva wahindukamo iki cyangwa se hiyongeramo iki? Filime yacu Ibanga iyo uyirebye ubona hari kuburamo utuhe tuntu. Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, wowe urumva muri episode ya 49 cyangwa se episode ya 50 hazagarukamo iki? Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, warasigaye cyane, kuko iyi niyo channel mugiye kuza mukurikirana no behind the scenes muri zino minsi ziraza. Behind the scenes zose za filime yacu Ibanga mugiye kuza muzisanga hano kuri Mukiga Empire. Niyo channel ya mbere mugiye kuza mukurikirana no behind the scenes zose z'Ibanga. Kandi niba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe ndetse ukanasharinga kuri bagenzi bawe, ndetse sharinga kuri bagenzi bawe vuba vuba kugira ngo filime yacu
n'izinasohoka muze muyibonera igihe. Filime yacu Ibanga niyo filime nziza muri uru Rwanda dufite, niyo filime nziza ifite amashusho meza, ndetse niyo filime nziza yanditse neza muri uru Rwanda. Niba ukurikira Mukiga Empire ukaba utarakora subscribe kuri Mukiga Empire, ndetse ukaba utaranakora subscribe kuri Miss Nyambo, ndetse filime yacu y'Ibanga ukaba utayikurikirana cyane, filime yacu Ibanga niba utayikurikirana, jya kuri Miss Nyambo uyikurikirane kuva ku episode ya mbere kugeza ku aho tugeze kuri episode ya 48, ndetse episode ya 49 uraza kuyibona vuba. Ndetse niba utarakora subscribe kuri Mukiga Empire warasigaye cyane, kuko nukora subscribe kuri Mukiga Empire uzaba wungutse ibintu byinshi cyane. Filime yacu Ibanga ni filime nziza iteguye neza ku buryo buri muntu wese abashaka no kugira agiremo uruhare. Filime yacu Ibanga ni filime ibageraho buri munsi, ikabageraho amasaha yo musanzwe muyiboneraho. Filime yacu Ibanga niba unashaka no kuyigiramo uruhare, tera comment hasi aho unyibwirire ubundi twimanukire. Niba ukunda filime yacu Ibanga, ho nkwaye ikaze hano kuri Mukiga Empire, kuko iyi niyo channel yanyu ugiye kuzukurikiranaho filime yanyu Ibanga. Behind scenes zose za filime yacu Ibanga ugiye kuzibona hano kuri Mukiga Empire n'ahandi unyuze. Cyane cyane niba ukunda filime yacu Ibanga, ndetse ukabona kunda ibiganiro bya Mukiga Empire, ukabona kunda ibikorwa bya Mukiga Empire, iyi channel niyo channel nziza yizewe ugiye kuzibagezaho utuntu turyoshe buri muntu wese agiye kuza yisangaho nk'uko bisanzwe. Buri kiganiro cyose gisohotse ugiye kuza ukibona nk'uko bisanzwe. Ndetse niba ukunda filime yacu Ibanga, ndetse ukabona kunda na filime yacu The Forest, uzikurikirana kuri channel ya Soroba Films. Niba ukunda The Forest, ndagushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel ya Mukiga Empire, ukaba unashaka kugira urabona behind scenes zose za The Forest, cyangwa se behind scenes zose za My Heart kutoka kwa Kiraman Empire, ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, ndagushishikariza kuyikora cyane. Rero niba ukunda filime yacu Ibanga, tegereza episode ya 49 iraza kubageraho mu kanya.